kenshi wagiye ubona amavideo yabo, amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko bikakubera urujijo niba koko ibi bintu bishobora kuba bishoboka ko aba bantu babaho. Niyo mpamvu tuba dufashe uyu mwanya kugira ngo tukumare urujijo. Mbere yuko dutangira, reba ko wakanze subscribe, tujye tubana buri munsi. Nibyo, bano bantu babaho, babita abahazabe, ni itsinda ry'abasangwabutaka bo muri Tanzania. Bazwiho kubaho mu buzima bwo guhiga. Babaye ahanini hafi y'ikiyaga cya Eyasi muri Tanzania, kandi ni bamwe mu matsinda make asigaye muri Afurika akibayeho mu buryo bwa gakondo, acyubahiriza umuco wa gakondo wa kera 100% na n'ubu. Ubu bwoko bw'abahazane bavuga ururimi rutandukanye n'urw'abandi bantu bavuga, kuko ururimi bavuga nta sano rufitanye na gato n'izindi ndimi zikoreshwa hano mu karere. Babayeho bahiga bakoresheje imiheto n'imyambi, bakusanya imbuto zo mu ishyamba, imizi y'ibiti ndetse n'ubuki. Kandi uba usanga bazi ubwoko bw'ibyatsi bigiye bitandukanye, ari nabwo bifashisha mu buvuzi bwabo bwa buri munsi. Ikintu gitangaje ni ukuntu babaho nta buyobozi bagira. Umva ukuntu babaho mu matsinda mato adafite abayobozi bahamye. Iyo hagize ikibazo kivuka, baricara bose hamwe, icyemezo kigafatwa n'abantu bose, buri muntu akagenda atanga igitekerezo mpaka bakemuye ikibazo. Bamwe muri bo batangiye kwakira bimwe mu biranga iterambere, ariko benshi baracyashishikajwe no gukomeza imibereho yabo ya gakondo. Imwe mu mbogamizi bahura nazo ni uko ubukerarugendo n'indi mishinga yo kubungabunga ibidukikije bibagiraho ingaruka cyane, kuko urumva nimba bakumiriye bakubaka amaparike, guhiga kwabo umuhigo wabo buragabanuka. Ubuzima babayeho buratangaje, ukuntu barira hamwe, bakorera hamwe, umwe muri bo yagira ikibazo bagatabarana. Uburyo baba bishimiye ubuzima babayemo ni ibintu rwose bitangaje. Ubushakashatsi bugaragaza yuko bafite inkomoko ya kera cyane, bifitanye isano n'amoko ya mbere y'abantu yabayeho bwa mbere ku isi. Aba bahazabe ni kimwe mu gisekuru cy'abantu barambye hano ku isi, bakiziritse ku muco wabo gakondo, kandi ubona bakiwushyize imbere cyane. Banze ubuzima bwacu bugezweho, bihitiramo iy'ishyamba ngo niyo gakondo yabo, niyo ba sogokuru babo bazi na ba sogokuruza babo. Reba hasi ko wakanze subscribe. Ni Kenny Vibes, tujye tubana buri munsi. Uyu munsi twafunguye na YouTube channel nshyashya, Trending Rwa 1, nayo mugende muyishyigikire. Murakoze.